Hello my dear friends, Gibisanzwe ni Valence Benimana. Uyu munsi aba nifuje ko twakwigana ukuntu ushobora kuba warinda dokima yawe iri muri Word ukoresheje password. Hari abantu rero bakwibaza ati siko dokima ariho baba wayiteguye ku giti cyawe kubera ko ukenera gushyiramo password ni ukubera iki? Impamvu dushyiramo password ni ukugira ngo tubashe kuba twarinda ba bantu baza batwinjirira bakagira ibyo basiba muri dokima yacu tuba twateguye, cyangwa se bakagira ibyo bongeramo bitari ngombwa bidakenewe. Akaba ariyo mpamvu rero uyu munsi nifuje ko twigana ukuntu ushobora kuba warinda dokima yawe ukoresheje password. Twihuse rero reka nze turebere hamwe ukuntu ushobora kuba warinda dokima yawe. Turifashisha ino document yateguwe already, warangije kubyandika, urateguye ibintu biri kuri gahunda, ariko kugira ngo ibintu byawe bigumare umwimerere uzakenera kuba washyiraho password yo kubirinda kugira ngo hatagira umuntu ukwinjirira akaba yabisiba cyangwa agashyiramo n'andi makuru atari ngombwa. Bibaho cyane kuko hari abantu babikora, ukaba wategura dokima yawe undi muntu akaguca muri humye akaza akagira ibyo asiba cyangwa se akongeramo ibindi bintu bishobora kuba bitari sawa, byakugiraho ingaruka zitari nziza. Uburyo bwihuse bwo gushyira dokima yawe password kugira ngo batakwinjirira, step ya mbere uraza ugakirika hano handitse file, kuri tab ya file iri hano mu nguni hejuru uraza ukahakirika, then bakaguha screen imeze uku nguku, ukaza ugakirika hano handitse info, then ukahituza hano handitse protect document. Iyo hakiritse baguha aka dialog box kameze uku nguku, then uhituza nanone ukaza ugakirika hano handitse encrypt with password. Iyo uje ukahakirika bahita baguhereza akandi dialog box kameze uku nguku kagaragaza umwanya uri buze gushyiramo ya password, kandi ikindi uba ugomba gushyiramo password uzibuka kugira ngo ubashe gufungura iyi file yawe ugiye gushyiraho iyo password. Wenda twe dusuppose kadushyiremo 1 2 3 4 5 6 tugarukiraho, then dukirike OK. Hano bongere baduhereza kandi ko gukora confirmation ya password, retypes or the password cyangwa se re-enter the password, kongera ukaza ugashyiramo 1 2 3 4 5 6, then click OK. Already your document is protected. Then reka nze turebe niba byabaye protected, turebe ese iyi dokima yabaye protected cyangwa se file yabaye protected, iyo ifunguye igaragara ite. Iyo uzi ugakirika kuri ya dokima yawe bahita baguha screen imeze uku nguku igaragaza umwanya uri buze gushyiramo ya password washizeho uyi protecting. Iyi ngiyi rero ni wowe uyizi, ni password ubuzi ku giti cyawe. Wa muntu uzaba uvuye hanze ushaka kwinjirira nawe igifungura agasanga bimeze uku nguku, ntabwo azaba kwinjirira, hazabona ko dokima yawe iri protected. Ubwo bizansaba gushyiramo ya password nashizeho, ni 1 kugeza kuri 6 2 3 4 5 6, then click OK. Urabona ko nashyizemo itariyo, nibeshemo umubare. Twongere tuyifungure, ni 1 2 3 4 5 6, then click OK. Dokima yanjye urabona ko yahise ifunguka. Guys, nongere nibutse umuntu utarakora subscribe ko yakora subscribe kugira ngo tuje duhugurana utuntu ngutu tw'ubwenge tugenda twi-updating umunsi ku munsi. Murakoze cyane, naho ubutaha.